urabizi wa mugabo ko hari ibyo ukinga umugore wawe, ko hari ibyo umubeshya, ukamubeshya ukamujijisha, ukamwereka uruhande rwiza nyamara ufite uruhande rubi. Hari uruhande rw'iwamukinze wa mugore we, hari uruhande rw'iwakinze umugabo wawe, ukamwereka kuri mwiza, ukamwereka ko uri umugore mwiza, ariko haci inyuma buri munsi ufite umugabo ku ruhande bita ngo ni abapfubuzi, ngo kubera ko hari bitagenda neza, hari ibyo atagukemurira. Niba ari ikibazo afite cy'uburwayi wamufashije mukivuza, niba se wenda ari stress afite z'akazi azi neza ko atazabyara kubera gukuramo inda nyinshi, akaba bizi neza ko bamaze kumufunga, yarangiza akabishya umugabo ko nta kibazo gihari. Imyaka igashira ari 10 n'ingahe, umugabo agategereza agaheba, yaramubeshye kubera amahano yakoze. Muzagezaho kwiyobageza, mwabagabo mwe muzagezaho kwiyobageza. Nuko ngo iyo mbwiye abagore n'abagabo ngomba kubabwira, urabizi ko ufite abagore hanze, ufite abana wabyaye, umugore atazi, uriyobageza ariko uri murihemukira. Urahemukira wowe ubwawe, urugo rwawe ndetse n'abana uzabyara, kuko iyo mico ufite umugabo araguhura buri munsi, arakubwira ati rwose ibi bintu wabiretse wenda nk'ibyo agerageje kubona, kuko hari n'ibyo atabona umuhisha, ariko nta gihishwe iteka. Ibintu byose ugira ibyo uhisha, ariko igihishwe cyose kizagaragara. Ndagira ngo mbabwire ngo rero urabizi neza ko washatse umugabo utamukunze, umushaka ufite ibyo umushakaho, umushaka ubona wenda kubera ko afite imitungo, ariko ni uruhande rumwe nyine wamweretse ko umukunda, ariko hari ibyo wamushakagaho. Iyo mbivuga gutyo ngiye nakira abantu benshi, hari umugore uza akambwira ati ngiyewe cyangwa se ngiye ukubeshya, nashatse umugabo ariko mu by'ukuri simukunda, nuko nabonaga rifitiye ubukene, nta bushobozi mfite, nta mafaranga mfite. Ndavuga reka mushake ubundi njye mwikurira hari amafaranga gusa, ariko iyo nshatse kwikemurira ikibazo cyo mu buriri. Bakunzi ba Masenge TV, reka tubasusuke tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mwese mu gukurikira Masenge TV. Reka mvuge ngo ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana nirubasesekareho mwese ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye rero mugiye muherereyemo ku bigabane itandukanye. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha rero ndi kumwe na Shangazi, umubyeyi wacu, umubyeyi Imana yaduhaye. Reka musabe tumwakire, ariko nitumara kumwakira abanze namwe abasuhuze. Shangazi turakwakiriye. Yego, twishimiye ikaze muduhaye. Umeze neza? Meze neza cyane. Akabere ko ni hatari. Kameze nabi. Sinurimo kumva. Rwose turabona ko ifubitse, imbeho imeze nabi. Imeze nabi pe. Ariko humura biraza kugenda neza. Zuba riraza kuva. Biraza kugenda neza mu kanya. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi mu kiganiro kuri Masenge TV. Yego. Reka tugusabe rero umanze usuhuze inshuti n'abakunzi n'umuryango wa Masenge TV. Ni karibu basuhuze. Reka mbasuhuze cyane bakunzi bacu, bakunzi ba Shangazi, abankunda nanjye ndabakunda, murabizi ko mbakunda cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndasuhuza ababyeyi, ndasuhuza abagabo, ndasuhuza abakobwa, ndasuhuza abasore, abantu bose bankurikira, inshuti zanjye, abampamagara, bompa ubufasha, mwese ndabashuhuje. Ikaze muri iki kiganiro, tujye kuganira ku bintu byiza cyane kandi ndabizi neza ko muri bwishime mukanezerwa. Imana ibahe umugisha. Amen. Inshuti bavanywe, inshuti muvandimwe duteze amatwi muri kano kanya, Shangazi n'uwo yaje nubwo akaba kameze neza, ariko ndabizi ko biri bugende neza. Atubwiye ko agiye kutuganiriza ibintu byiza cyane. Reka mbabwire ngo twicare hamwe, fata agatebe nanjye nagafashe, twicare ubundi twumve icyo Shangazi agiye kutubwira muri kano kanya. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro ibane natwe muri kino kiganiro, kandi iki kiganiro kizafashe buri wese, kizamugirire umusaruro mu izina rya Yesu. Amen. Shangazi ni karibu tuganirize. Yego, murakoze cyane. Nanasenze buriya. Wasenze. Ni ukuri Imana kandi bayabyumvise. Ni karibu tuganirize none. Yego, murakoze cyane. Reka wenda nongere nivuge ku buryo burambuye ku bantu wenda bashaka kubabonye ikiganiro uyu munsi. Nitwa Mukamana Dativa, ariko abantu benshi banze ku izina rya Shangazi. Ndi umumama Imana yahamagaye muri iki gihe
ariko impamagarira ibintu bikomeye cyane, impamagarira umuryango, kubaka ingo. Mbishimira Imana cyane rero ko mbona Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza, nkabona ingo zigenda zubakika, nkabona abantu bampamagara bampa ubuhamya. Hari abajya bavuga ati rwose shangazi nushaka uzatubwire tuze dutange ibiganiro kuri kamera, ibyo wadukoreye biraturenze, ibyo wadukoreye twumva tubuze uko tubivuga. Ibyo ni ibintu nshimira Imana cyane ko mbona ibyo ndimo gukora bigenda bitanga umusaruro. Ndashima Imana rero kubw'abantu bakira, kubw'ibibazo baba bafite mu ngo. Wenda nabivugaho ibyo nkora bitabizi, mfasha abagabo bafite ibibazo mu buriri bitagenda neza. Iyo bitagenda neza nyine aba ari ibibazo bikomeye, urugo rurasenyuka. Ndabafasha abandi byanze neza, nkabafasha bikagenda neza, urugo rukubakika. Hanyuma ngafasha abagore nabo bafite ibyo bibazo byo kunanirwa kubaka ingo zabo mu buriri bitagenda neza, nkabafasha nabo bikagenda neza. Hanyuma n'abataragiye mu rubohero, abo bose ndabafasha. Kandi icyo nshimira Imana ni uko ari ibintu nyine ubona ko bifite intera ikomeye cyane. Ubona ko abantu benshi barimo gushima Imana, bavuga ati warakoze shangazi, bakampamagara bakanshimira, urugo rwacu rwari rusenyutse, byari byarangiye. Ibyo rero mbishimira Imana cyane. Ntabwo ntekereza ko abantu baza hano ukurikije ukuntu ubona baba bameze, hari uza rwose ukabona afite amarira akomeye cyane, akaza akarira akavuga ati shangazi kuba nkubonye ni ibintu byo kwishimira cyane, ndabinezerewe cyane kuba nkubonye. Rero ndashima Imana ko izo ngo Imana irimo kugenda izubaka kandi binshishijemo. Ni ibintu rero numva nshimira Imana muri iki gitondo, kandi nshimira n'abantu bongera guhamagara bakavuga ati shangazi warakoze, ubu ngubu urugo rwacu rumeze neza, waradufashije, rwari rusenyutse, wagize neza. Abo bose nabo ndabashimira, kandi nukuri mbabwira ngo Imana ikomeze kubarinda. Hanyuma n'abandi bose rero bafite ibyo bibazo, nta kindi utera intambwe ukaza twagufasha. kandi nukuri umuntu wese ugeze hano ahita abona ko hari impinduka ikomeye mu rugo rwe. Hanyuma rero reka twe gutinda kuri ibyo, turaza kubaha nomero wenda ku bakenera kuza kugira ngo tubafashe. Ndashaka ko uyu munsi tuganira ku ijambo ryitwa kwiyobagiza. Kwiyobagiza ni ijambo ry'Ikinyarwanda, ni ijambo rizwi, ariko nanone turayisobanura muri ubu buryo. Turashaka kuvuga kwiyobagiza ku bashakanye, kwiyobagiza kuri mu ngo, ku bagabo cyangwa se abagore. Kwiyobagiza ni nko kwirengagiza, kwijijisha, kwiyoberanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iri jambo numvishe naritekerejeho ibintu byinshi. Muri iyi minsi hariho kwiyobagiza guteye ubwoba ku bagabo cyangwa se abagore. Ari nayo mpamvu usanga ingo nyinshi zisenyuka kubera ko kwiyobagiza. Ushobora kwiyobagiza uri umugore, ukaba uzi neza ko uri mu kubeshya umugabo wawe. Urabizi ko wabyaye abana ubasiga iwanyu, warangiza ukabwira umugabo ko uri umukobwa. Uko ni ukwiyobagiza gukomeye cyane. Urimo urirengagiza ibyo uzi, urimo urirengagiza iby'umutima wawe urimo kukubwira, ariko warangiza ukabeshya umugabo ko nta mwana ufite, uri umukobwa. Uko ni ukwiyobagiza ariko kuganisha ku gusenyuka k'urugo rwawe. Ntago ibi bintu ushobora kubikora ngo bimare kabiri. Hariho kwiyobagiza ku bagabo, ugasanga umugabo arafite abagore hanze, araca umugabo w'inyuma, umugore w'inyuma, afite abandi bagore, afite abana bangahe hanze, 3 cyangwa 2 bangahe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo uri kumwe n'umugore wawe uba wumva rwose urumubwira ibintu byiza, ukamubihi, nuko ngo ufite uruhande rwiza n'uruhande rubi. Imana rero ibagirire neza. Uku kwiyobagiza kuragenda iyo kumaze kuba kwinshi, ugasanga urugo, ingo zanyu zirasenyutse. Kubera iki? Kubera ko hari ibyo urimo guhisha umugore wawe, hari ibyo urimo guhisha umugabo wawe, hari ibyo uzi ko neza urimo kumukinga, bigatuma gusenyuka k'urugo rwawe bihita biza ako kanya. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bagabo biyobagiza, abagore biyobagiza, wijijisha, ukabuze neza ko hari ibyo urimo gukora hanze, ukabuze ko uca umugabo wawe inyuma. Mugore ukabuze ko uca umugabo wawe inyuma, mugabo ukabuze ko uca umugore wawe inyuma. Ibyo ni ibintu bituma urugo rusenyuka hatarimo kubwizanya ukuri. Urugo biba bisaba kugira ngo habeho kubwizanya ukuri. Ubwize umugore wawe ukuri, mugore nawe ubwize umugabo wawe ukuri.
niba rero wiyobagiza uzi ko hari ibyo urimo gukora bitari byiza, uzi ko hari ibyo urimo gukora bidatunganye, birababaje cyane kandi biteye agahinda. Iyo tugarutse rero ku kibazo kiriho cy'abashakanye, harimo kurangiza vuba kw'abashakanye cyangwa se gucika intege, ni ibintu biba biteye agahinda, ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Uriyobagiza, urabizi neza ko hari ibyo ukinga umugore wawe, hari ibyo ukinga umugabo wawe, kandi mu by'ukuri bikazagira ingaruka zo gusenyuka k'urugo rwawe. Yemwe bantu biyobagiza, ijambo ry'Imana na Yesu yabivuzeho, reka turivuge kuko dusoma Bibiliya muri Matayo ibice 17 umurongo wa 17, haba ngo yemwe bantu biyobagiza nzagezaho kubana namwe. Ni Yesu wabibwiraga abigishwa be, nzagezaho kubana namwe yemwe bantu biyobagiza mutizera. Imana ibagirire neza. Urabizi wa mugabo ko hari ibyo ukinga umugore wawe, ko hari ibyo umubeshya, ukamubeshya, ukamujijisha, ukamwereka uruhande rwiza, nyamara ufite uruhande rubi. Hari uruhande rw'iwamukinze wa mugore we, hari uruhande rw'iwakinze umugabo wawe, ukamwereka kuri mwiza, ukamwereka ko uri umugore mwiza, ariko hari urundi ruhande. Hari abajya ngo, hari ijambo rivuga ngo umuntu ni mugari, ntabwo ushobora kumumenya. Hari ibintu bihishe muri wowe, hari ibintu bihishe muri wowe mugabo cyangwa mugore, utigeze ubwira umugore wawe, utigeze ubwira umugabo wawe. Birababaje, biteye agahinda. Niba ushatse umugore, niba ushatse umugabo, umushatse kugira ngo mubane, mubwizanye ukuri, mukundane, mwubake umuryango, ariko uyu munsi uramukinga, uramubeshya buri munsi. Hari ibyo wamuhishe, uramuca inyuma buri munsi. Ufite umugabo ku ruhande bita ngo ni abapfubuzi, ngo kubera ko hari ibitagenda neza, hari ibyo atagukemurira. Niba ari ikibazo afite cy'uburwayi, wamufashije mukivuza. Niba se wenda ari stress afite z'akazi, mu biganira. Kuki mutaganira ngo murebe ibituma urugo rwanyu rushobora kuba rwasenyuka? Ariko hakabaho kwiyobagiza kugeza aho ngaho, aho kugira ngo mugwize ukuri uti ndabona iki kibazo gikomereye urugo rwacu, reka turebe uburyo tugikemura. Ahubwo urafata inzira ukajya kumuca inyuma, ukajya gushaka abapfubuzi, ukajya gushaka abasore. Hari n'abagira abakozi babo bo mu rugo, ugasanga nibo barimo kubakemurira ikibazo. Uri muri iyobagiza, kandi ibyo urugo rwawe birimo biraruganisha ahantu habi cyane. Wa mugore uri muri iyobagiza, uzi amahano urimo gukora, uzinda wavanyemo ukiri umukobwa, warangiza ukabeshya umugabo wawe, ukamubwira ngo uri umukobwa. Ariho n'abashaka azi neza ko atazabyara kubera gukuramo inda nyinshi, akaba abizi neza ko bamaze kumufunga. Yarangiza akabeshya umugabo ko nta kibazo gihari. Imyaka igashira ari 10 n'ingahe, umugabo agategereza agaheba. Yaramubeshye kubera amahano yakoze. Muzagezaho kwiyobagiza. Mwabagabo mwe muzagezaho kwiyobagiza. Nuko ngo iyo mbwiye abagore n'abagabo ngomba kubabwira. Urabizi ko ufite abagore hanze, ufite abana wabyaye, umugore atazi, irirwa shyashyana agira gutakora imirimo, vuga ati mfite umugabo, naho ufite urundi ruhande rw'umwijima uhishe muri wowe utagaragara. Uteye ku mugore wawe, ufite uruhande rw'umwijima mugore utere ku mugabo wawe. Uramwereka uruhande rwiza, kuri mwiza, kumeze neza, ariko hari urundi ruhande utajya umwereka. Uyu munsi ndumva ashaka ko tuganira kuri iki kintu, ariko ntabwo turi bugitindeho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta handi birimo kuganisha ingo zanyu, no gusenyuka. Niyo mpamvu usanga ingo nyinshi zirimo gusenyuka, ingo nyinshi zarangiye, zigenda zisenyuka gake gake, gahoro gahoro. Kubera iki? Byatangiriye muri uko kubana mutizerana. Mwerekanye impande mwerekanye impande nziza gusa, impande mbi murazihisha. Wereka umugore wawe uruhande rwiza, wereka umugabo wawe uruhande rwiza, uruhande rubi uraruhisha. Ariko uko bigenda bishira, iminsi igenda ishira, biragenda bigaragara ko hari ibyo wagiye upfurika iyo ngiyo. Bigenda bigaragara, nta bintu bihishwe iteka, bigeraho bikajya kumugaragara. Ntabwo wahora uhisha ikibi iteka, Imana igera ikakugaragaza. Rero nagira ngo mbabwire ngo uku kwiyobagiza mukureke. Na Yesu yarabivuze avuga ati nzagezaho kubana namwe yemwe bantu biyobagiza, nzagezaho kubana namwe. Hari igihe umugabo aramirwa akavuga ati umugore ngiye kumusiga, ukurikije ibyo arimo kukubonaho.
aba arambiwe nyine, cyangwa se umugore nagafata umwanzuro akumva ibintu biramurenza akavuga ati uyu mugabo umeze gutya utaha mu gitondo amaze iminsi ingahe, iminsi 3 iminsi 4 atagera mu rugo, umugore yarihanganye imyaka 10 n'ingahe, afite abana byara hanze, umugore akabimenya akihangana. Ariko se azageza he kwihangana? Azageza he kukwihanganira? Na Yesu aravuga nzageze kubana namwe yemwe bantu biyobagiza. Uri muri iyobagiza ariko uri muri hemukira. Urahemukira wowe ubwawe, urugo rwawe ndetse n'abana uzabyara. Kuko iyo mico ufite, umugabo araguhura buri munsi arakubwira ati rwose ibi bintu wabiretse wenda nk'ibyo agerageje kubona, kuko hari n'ibyo atabona umuhisha ariko nta gihishwe iteka. Ibintu byose ugira ibyo uhisha ariko igihishwe cyose kizagaragara. Ndagira ngo mbabwire ngo rero mubwizanye ukuri. Mubwizanye ukuri, niba hari ibyo hisha umugore wawe bimubwire, mwicaze bimubwire. Nese uzabihisha iteka? Niba hari abo bana wabyaye bagaragaze. Niba wowe mugore niba hari abana wabyaye bari mu rugo iwanyu wasize bagaragaze. Niba hari n'ibibazo bindi biri hagati yanyu wenda mu gikorwa cy'abashakanye, ahanini usanga ari naho mugenda mwitwaza ko bitagenda neza, ugasanga bitumye uraruka ukajya mu bagore cyangwa mu bagabo. Kuki mutabiganiraho ngo mubifatire umwanzuro? Ese umuti ni ugusenya cyangwa kukwirukanyira mu bagore? Ntago ari byo, ntago bikwiriye. Uri muri kururira umuvumo mu rugo rwawe, uri muri kururira ingaruka zikomeye mu bana bawe. Abana bawe uri murabaha ubuhe burere? Mu gihe abana bamaze kumenya ko uca papa wabo inyuma cyangwa se uca mama wabo inyuma, ukamuca inyuma, ukamurenzaho abandi bagore cyangwa abagabo. Ni ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije. Ugasanga abantu baratandukanye, bashakanye bakundanye n'iki, ariko kubera ko hari ibintu mwahishanye, hari ukwiyobagiza kwabanje kubaho, mukagira ibyo muhisha, ukagira ibyo uhisha umugabo, ukagira ibyo uhisha umugore. Ya mabanga ni byinshi, umuntu ntabwo yabisesengura ngo abirangize, ariko nawe urabizi biri mu mutima wawe, urabizi ibyo wahisha umugabo wawe. Uyu munsi ushaka kuvuga uti abimenye yanyica. Urabizi ibyo wahisha umugore wawe, ushaka kuvuga uti uyu munsi abimenye ntabwo namukira, yahita nsigaye twahita dutandukana. None bizahishwa kugeza ryari? Uzabihisha kugeza ryari? Imana ibagirire neza. Niba ushaka kubaka umuryango mwiza, niba ushaka kubaka urugo rwiza rutagira amakimbirane, rutagira intonganya, rutagira urwikekwe, icaza umugore wawe cyangwa se umugore icaza umugabo wawe, mubwize ukuri, mubwizanye ukuri. Ubundi ukuri niko kubaka. Mubwizanye ukuri. Niba hari ibyo wakoze bitari byiza, umusabane imbabazi. Ntekereza ko imbabazi ziruta ibitambo. Muramutse mwiciye mugasabana imbabazi kandi hakabaho kutabyongera, ntekereza ko nta kintu bitwaye. Ntekereza ko ntacyo bitwaye. Ariko urabizi neza ko washatse umugabo utamukunze, umushaka ufite ibyo umushakaho, umushaka ubona wenda kubera ko afite imitungo, ariko ni uruhande rumwe nyine wamweretse ko umukunda, ariko hari ibyo wamushakagaho. Iyo mbivuga gutyo njye nakira abantu benshi. Hari umugore uza akambwira ati ngiyewe cyangwa se ngiye ukubeshya, nashatse umugabo ariko mu by'ukuri simukunda, nuko nabonaga rifitiye ubukene, nta bushobozi mfite, nta mafaranga afite. Ndavuga reka mushake ubundi njye mwikurira hari amafaranga gusa. Ariko iyo nshatse kwikemura ikibazo cyo mu buriri, ndagenda nkajya ahandi nkareba umuntu umfasha, numva niyumvamo, numva nikundiye. Ubwo nkagerageza kumugira inama ngo ibyo bintu ukora ntabwo ari byo, nkigisha nkagira gute. Ariko ngaho mbwira, ubwo ni ububimbwe, abandi se bimeze bite? Ushatse umugabo uzi ko neza utamukunda, umugabo arimo arashyashya, arakoresha ibishoboka byose, ararara amajoro, araragira gute yihiringa, avuga ati ndebe ko na umugore wanjye yamererwa neza. Nyamara ufite uruhande wamuhishe rubi rumeze gutyo kuko utamukunda. Ugasanga mu buriri ni rwaserera bitagenda neza, mufite amakimbirane yo mu buriri kubera ko nyine niba utamwiyumvamo n'igikorwa ntigishobora kugenda neza. Nta nubwo ushaka ahanini ugasanga wenda nk'umugabo nk'umugore aravuga ati se uko umugore atanyishimiye, ko atankunda, ko se bimeze bite, ugasanga uri muri twaza ibintu byinshi bitandukanye, mu guti ndumva naniwe, ndumva meze gutya na gutya, nyamara ni uko utamukunda. Rero ndagira ngo mbabwire ngo birababaje kandi biteye agahinda
uku kwiyobagiza kuri mu bashakanye niko gutumye ingo nyinshi zisenyuka. Uku kwiyobagiza, uku kubeshyanya, uku gukingana mufite ibyo mukingana, kutabwizanya ukuri, kukwijijisha niko gutumye ingo nyinshi zisenyuka. Ahanini murabizi ko nkunda gukora ibiganiro by'umuryango ariko dushingiye mu gikorwa cy'abashakanye. Uyu mugabo wawe nutamubwiza ukuri ngo wicare buri munsi arakubwira ati se ko mbona bitameze neza, ukamubeshya. Hari igihe wenda ubutamwiyumvamo, wenda ufite abandi wiyumvamo, ukamubeshya ukamubwira ati rwose mba numva ndwaye, mba numva ngeze gute, nyamara ufite abandi wiyumvamo. Ugasanga umugabo wenda harabampamagara amubwira ati kumbo mbona ameze nk'utanshaka n'iki byose. Niba utamukunda nyine ishakemo urukundo, nese uwo mushakiraga iki? Ko hari ibyo wamushakagaho, hari amafaranga wamushakagaho n'ibiki byose, cyangwa se kugira ngo ugire aderesi byonyine, ugasanga urugo rwawe rugiye gusenyuka kubera ko rero nta ruba ruriho kuko urumva niba nta rukundo ruri hagati y'abashakanye nta rugo ruhari. Rero igisobanuro waramushatse byararangiye, isubireho. Icyo nagusaba no kwisubiraho ugahinduka. Niba waramushatse wenda ufite ibindi ugamije, niba waramushatse utamukunda, isubireho nyine. Shakisha uburyo wamukunda kuko n'ubundi gukomeza kumubeshya gutyo nta hantu bizakugeza. Murabyaye, mubyaye 2 3 kangahe, mufite abana bakuru, ntukiri inkumi wenda ngo urongere ujye gushakwa. Ni kwa kundi uzirirwa uzenguruka mu mazu usange urangije amazu nkangahe kandi n'ubundi yangese ari yayindi. Rero reka turekere aho ngaho, ariko icyo nashaka kubabwira ni ukugira ngo mureke ibintu byo kwiyobagiza, mwabagore mwe ndetse namwe mwabagabo mwe. Ibibazo mugiye mufite mu ngo zanyu bitandukanye bishobora gukemuka iyo mwicaye mukaganira kandi mukabiganiraho, bigenda neza cyane. Ni ukuri ikintu cyo kuganira ni ikintu cyiza, ikintu cyo kwicara mukabwizanya ukuri ni ikintu kizabafasha mu ngo zanyu. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu byo kwiyobagiza, mugabo niba ufite ibyo wakinze umugore mubwiza ukuri, umugore niba ufite ibyo wakinze umugabo mubwiza ukuri, mwicare mubiganireho kandi ni ukuri bizagenda neza. Niba hari ibitagenda neza mu buriri, nkunda kubibabwira. Ibitagenda neza mu buriri wenda bitewe n'impamvu zitandukanye, murampamagara nkabafasha. Murabizi ko mbikora ku bantu bafite ibibazo byo kurangiza vuba, bacika intege n'iki byose, ndabafasha bikagenda neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwirinde ibintu byo kwiyobagiza, kuko gusenyuka k'urugo ntabwo gushingiye ku mibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo hari n'ibindi biba byabaye intandaro yo gusenyuka k'urugo. Ugasanga umuntu afite ibyo yagiye yiyobagizamo, afite ibyo yagiye ahisha umugore, ahisha umugabo, bigatuma urugo rusenyuka. Murakoze rero cyane, Imana ibahe umugisha. Icyo nifuza nuko ingo zanyu zongera zikamera neza, tukagira umuryango mwiza kandi umuryango wubaha Imana. Ikindi kandi mujye mushyiramo no gusenga, kuko gusenga bibafasha gutuma ingo zanyu zimera neza. Imana ikabashyigikira, Imana ikabubakira ingo, urugo rurimo Imana rubamo umutuzo n'umutekano. Ariko iyo mwimitse Satani mu ngo zanyu, bituma Satani uko agenda agira imbaraga mu byanyu, urugo rwanyu rutamara kabiri. Rero mujye mugerageza kwiragiza Imana uko byagenda kose, musenga Imana kugira ngo Imana ibashyigikire. Niba hari ibyo wabeshye mugore, niba hari ibyo wabeshye wowe mugabo, ukabeshya umugore wawe, mugerageze kwisubiraho, musabane imbabazi kandi urugo rwanyu ruzagenda neza. Imana ibahe umugisha rero. Ni Shangazi Dativa rero, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kudutega amatwi kandi ndabizi neza ko mudukurikira muri benshi. Hanyuma kubakenera ubufasha bwacu, dukorera mu mujyi wa Kigali. Ukeneye ubufasha, ukeneye inama, kuko hari benshi bajya baza nkabagira inama kandi urugo rukongera rukamera neza. Ukeneye izo nama, ukeneye ko twaganira byimbitse, ufite ibibazo mu rugo rwawe, ufite ibyo wumva wifuza ko nkugiraho inama, ukeneye umuti, ukeneye ko ngufasha mu bijyanye n'imyororokere, ndahari kugira ngo mbafashe bigende neza. Imana ibahe umugisha. Nomero zanyu ni 0783441825. Dukorera mu mujyi wa Kigali hafi n'ahahoze gereza munsi ya sitasiyo SP. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, turagushimiye ku kiganiro cyiza utugejejeho kandi uhaye ni ku nama uhaye imiryango. Reka tuzasubire utashanga. Yego, urakoze cyane. Dushimiye umuntu wese rero wabanye natwe muri icyo kiganiro, turagushimiye nawe. Ariko kandi reka iki kiganiro wumvishe cyangwa se ubutumwa wumvishe muri kino kiganiro bigufashe kubaka umuryango muzima, umuryango mwiza utagira intonganya, utagira amateka, utagira amakimbirane. Shangazi, reka tugusabe noneho uyu munsi iyi miryango yatureho umugisha. Tugana ku musozo, ni karibu. Yego.
basengere igihe cyane rwose. uri Imana yacu nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wagiye ubana natwe ukaturinda, tugushimiye ko wagiye urinda imiryango, ukarinda aba bagore, ukarinda abagabo, ukarinda abana batoya. Izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe. Twari mu kiganiro cy'umuryango, turimo kurebera hamwe birimo gusenya ingo zacu, birimo gutuma ingo zacu zizamo amakimbirane. Turasabye ngo Mana ugire icyo ukora, urengere abanyarwanda, urengere abanyamahanga, urengere abantu bose bafite ibibazo byo mu muryango. Hanyuma bafite ibibazo ku bagore n'abagabo, iyo bageza bafite amakimbirane aturuka ku kuyobagiza, turabasengeye kugira ngo bahindure, bahe imitima iciye bugufi, bahe imitima ihindutse, kugira ngo Umwami Uwiteka Nyiringabo amahoro yawe atahe mu ngo zabo. Bagirire neza rero abafite ibibazo by'uburwayi, ubakize Mana, ubagirire neza kuko ushobora byose. Urakoze ko ugiye gukora ibintu bikomeye mu ngo zabo, kandi ni ukuri bakazashima izina ryawe, bakazavuga ko hari impinduka zabonetse ku bw'iki kiganiro. Nushimwe kandi nuhimbazwe mu izina rya Yesu. Amen. Tuzasubire gutaha. Yego.